Ndabasuje mwese rero tugiye kubana muri uyu munsi nk'ibisanzwe ntimwibagirwe gukora subscribe, musharinge, mulayikinge, munashyiraho comment zanyu. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri couple imwe, ni couple yakomokaga mu Burundi ariko yabarizwaga muri Australia. Umugabo akaba yaritwaga Mark, wise mu Kinyarwanda ni Ariko, umugore yitwa Noella. Noella yari umugore wishimye cyane na Mark, umugabo we ubona ari couple ibayeho neza, ubona bishimye, bari bamaranye imyaka 10. Bari abantu nyine nk'abantu babonaga mu muhanda cyangwa bagenda, babonaga ari couple imeze neza, ubona abantu babo bishimye, ubu nyine bigaragarira buri muntu wese yabonaga babayeho neza pe, bameze neza, nta ntonganye, ntaki. Uko byagaragariraga abantu hanze niko nyine babaga bishimye, bari babayeho bishimye pe. Ariko rero nyuma byaje kugira aho ngaho atangira kugenda ahinduka gake gake, agira gufuha bikabije niko nabyita, kuko yageze akajya apfuhira Noella byatari, yabona agiye ku kazi akamukurikira, akajya kureba akavuga wasanga agiye kureba abagabo, yabona ari kwitaba telefone akaba araje arumviza akavuga arimo kumucira, arimo kuvugana n'abandi bagabo, atangira kugenda agira iyo myumvire cyane. Bakomeje kubana gutyo, iminsi iragenda iricuma. Noella we nta kintu na kimwe, ntabwo yari azi ikijya mbere, kuko Mariko yamwerekaga yuko babanye neza rwose nta kibazo, n'ibyo byose yabaga arimo gukora amugendaho, ariko yamugeraga imbere akamwereka ko nta kibazo na kimwe amufiteho. Nyuma Noella yajya mu Burundi gusura abavandimwe be, yajya gusura ababyeyi be, Mark agasigara avuga nta handi agiye, ubwo agiye kugenda abonane n'abagabo, agiye mu bagabo, agasigara umutima wenda kumuvamo, ariko yavugana na Noella kuri phone akamwereka ko nta kibazo na kimwe gihari. Nigeze amwicaza ngo amuganirize, nigeze avuga ati nyine, cyangwa ngo agiye haze nk'umuntu amubwira ati Noella umugore wawe namusanganye n'umugabo, cyangwa bimeze ukuntu koya, we ni imagination, nyine arabyimaginaga akavuga ati uko byagenda kose aba yagiye kureba abagabo, nubwo ahora avuga ngo agiye gusaba ababyeyi be mu Burundi ngo abavandimwe ibiki, ndabizi neza ko abagiye mu bagabo. Mark cyangwa se uwo wakwita Mariko yakomeje kugira umutima mubi, nyuma aza kwicara agira igitekerezo avuga ati ntabwo nzamwicaza ngo muganirize, sinzanakora divorce, ahubwo ikintu cya mbere ngiye gukora ni iki ngiki kizamunyiza, sinzongera no kumutekerezaho ukundi. Ngiye gushaka uburyo nyine murangiza nkamukura mu buzima, agapfa burundu nkamwibagirwa. Urumva gufuka ajya kuri urwo rwego rwo gutekereza kwica umugore wawe? Nigeze umwicaza ngo umuganirize nk'abantu bamaranye imyaka yose babana, nta muntu n'umwe yigeze amufatana ngo bari bari kumwe w'umugabo, oya, we gusa akabitekereza akavuga ati iyo yagiye mu Burundi aba yagiye kubana n'abandi bagabo, iyo agiye ku kazi nta wamenya, wasanga bari kumwe n'abandi bagabo. N'ibyo bitekerezo yari yibereyemo. Aza gufata telefone ahamagara i Burundi, ahamagara abagabo 3, aravuga ati umugore wanjye nagaruka mu Burundi nzabaha amafaranga runaka muzamunyicire. Umugambi arawucura neza, aravuga ati umunsi yumvise ko yasubiye mu Burundi niho bizanyorohera, niho nzamwicira, ubundi nkabeshya nyine ngashaka ikintu muvuga, ariko mu Burundi niho byoroshye, kumva ko muri Australia bitapfa gukunda ko kumwica. Umugambi yarawucuze rwose binyuramo, hamagara abagabo b'amabandi bo mu Burundi, baremeranya buri kintu cyose. Iminsi irakomeza iricuma, ntabwo Noella yari yagasuye mu Burundi, ariko nyine ibintu birakomeza, akajya amwereka mu rugo nta kibazo, ibyishimo, bagasohoka rwose, nyine ubuzima burakomeza nk'isanzwe. Umunsi umwe rero biza kugira gutya, nyirabukwe wa Noella aza kwitaba Imana, ubwo ari mama wa Mark, yari nyirabukwe wa Noella, aza kwitaba Imana. Biba ngombwa yuko Noella ari we ujyayo, Mark yanga kujya avuga ntabwo byakunda, mva amatike ibiki n'ibiki, wowe jyayo, kuko yari azi umugambi yamaze gucura. Noella agenda ababaye cyane, ajya gushyingura, amaze gushyingura ntabwo yigeze arara mu mafamiye cyangwa hehe. Noella yafashe hoteli yararagamo. Hashize iminsi nk'itatu cyangwa 4, ikiriyo kirangiye, gushyingura byararangiye, Noella buri bucya agasubira iwabo muri Australia. Byari nimugoroba nk'isanzwe, asohoka hanze ajya gufata akayaga. Mu gihe yari ahagaze hanze agiye kubona umugabo amutungutseho n'imbunda, amubwira nusakuza leta mwicira hano tugende. Noella nta kindi kintu yakoze, n'ubwoba bwose yagiye imbere, umugabo aramucurira, aramujyana amugeza ku modoka. Iyo modoka asangamo abandi bagabo 2 bafite imbunda, bamukizemo baramutwara, bahita bamupfuka ku maso, bamuhambira amaboko n'amaguru,
baramujyana bamugeza ahantu mu kizu kinini, nko kuva kuri hoteli kujya kuri icyo kizu bamwinjizemo harimo iminota nka 45 gutyo. Baragenda bamwinjizamo bamwicaje ku ntebe, baramuzirika, bamupfuka ku maso. Nowela afite ubwoba, barimo gutaka binginga basaba imbabazi. Nowela rero yakomeje gutaka cyane, abasaba imbabazi abagabo, aravuga mumbabare, niba ari amafaranga yose mushaka njye ndayabaha, icyo mushaka cyose ndakibaha, ariko mureke nimunyice. Abagabo baramugana amafaranga, nta mafaranga dushaka, nta mafaranga twagusabye. Umwe muri bo wase nk'abakuri ariwe komanda wabo aramubaza ati wa mugore we simuzi nawe ntabwo nzi, ariko ndashaka kukubaza ni iki kintu upfa n'umugabo wawe ku buryo ajya ku rwego gushaka kwicisha? Nowela akibyumva aratungurwa, arabaza umugabo arimo kumbwira n'uwuhe. Umugabo aramubwira ati umugabo wawe. Nowela aravuga ati ntabwo bishoboka, ahubwo mumbwire umugabo wabatumye basi mumwe tuvugane mubaze ikintu dupfa, ko ngenzi ko nta muntu umwe nigeze nkorera ikosa, ko ntabwo ugize atekereza umugabo we niri na rimwe, ko umugabo akomeje kumwereka urukundo muri ya myaka 10 bamaranye nta cyahindutse. Iyo migambi yacushaka kumwica n'ibindi byose byo kumugendaho kubera gufuha, nta kintu na kimwe yigeze amwereka, bakomeza kumwereka urukundo n'ibisanzwe. Nowela aravuga ntabwo byakunda umugabo wanjye, oya mumbwire uwo muntu, ahubwo mumume kuri telefone abishoboka, mvugane nawe mubaze ikintu dupfa. Umugabo umwe nyine muri abo warukuriye abo bicanyi aramubwira ati ngaho tuza mwumvishe umugabo wawe. Aramuhamagaye, ashyira loudspeaker, yegereje Nowela ku gutwi, aramubaza ababaje maka, umugore wawe twamufashe, turi kumwe nawe, tumukoresha iki, bigende bite? Kugira ngo nyine yumvishe Nowela ko ari umugabo we. Umugabo abaravuze ati mumwice, namwamufashe mumwice nimumurangize. Rumva Nowela cyumva ayo magambo, yumva n'ijwi ry'umugabo, yumva n'ijwi rya Ariko, na kindi kintu yakoze byaramurenze, ahita faintinga, agwa igihumure nyine amera nk'umuntu uhereye. Nyuma y'igihe gito abagabo baramwiba, nta kintu na kimwe bigeze bamukora, baramuretse bagumaho, bamubera ifura, bamumenaho amazi. Nyuma y'iminota myinshi aza kongera arazamuka asubira hejuru, arongera nyine amenya ubwenge ko yari yahwereye nyine yafeyitinze. Mu kugaruka hejuru rero umugabo yaramubajije nyine uwo wari ukuri abicanyi, aramubwira ati rero ikintu tugiye gukora ni kimwe, ngiye kubwira maka yuko nakwishe, yaduhaye $4,500 by'idolari, atubwira ko nitukurangiza tumaze kukwica azongera akaduha ibindi $2,500 by'idolari. Amafaranga tugiye kuyarya, tumubeshe ko twakwishe, ubundi wigendere, ndaguha ibimenyetso byose, uzagende ukurikirane umugabo wawe, kuko twebwe ntabwo tujya twica abagore n'abana. Nowela yahise yishima cyane, arabashimira Imana ibaha umugisha. Murumva nyine ni wa munsi w'umuntu utari wakageze, kuko aho ukuntu byari bimeze niho byari byarangiye kuri Nowela. Yarimo gusaba Imana imbabazi, asenga, ariko ni ukuri Imana yaramwumvira, nta kintu kimwe yigeze amukoraho. Umugabo aramubwira ati ngiye kuguha ibimenyetso byawe byose, ibimenyetso byose ujye kureba umugabo wawe. Yahise afata memory card iriho amajwi batangiye bavuganiraho nyine umupango wo kwica Nowela. Afata impapuro arazimuha za Western Union, aho yagiye amweza amafaranga yose, nuko bashyira Nowela mu modoka, agenda amugeza ku muhanda, barigendera. Ntibyatinze rero Nowela yahise asubira kuri ya hoteli, agenda ashima Imana. Urumva nawe baragera apfukama ashima Imana, ariko nyine byamurenze, yabaye nk'ikiragi, yibaza ukuntu yabanaga n'umugabo umeze nk'inyamaswa, amwereka urukundo rwose, amwereka buri kintu cyose, agiye gushyingura, yageze mu Burundi bavugana, ari muri hoteli bavugana, ntabwo atekerezaga mu by'ukuri ko ashaka kumukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Bwarakeye rero Nowela apakinga ibintu bye byose asubira muri Australia. Mbasubije inyuma gatoya, Maka akimara kumva yuko bamaze kwica Nowela, babaga bamaze kumubeshya ko bamwishe, yahise atangira kurira, hamagaye abaturanyi, hamagaye inshuti, abavandimwe, arababwiye byose ukuntu Nowela yakoze accident, bagahita nyine akoze accident ikomeye cyane mu Burundi, agahita agwayo nyine agahita apfa. Nyine abantu batangira kuza ku kiriyo, inshuti, abavandimwe. Mu gihe bari ku kiri barimo kuvuga amateka ya Nowela, abandi barira nyine bababaye, murumva namwe ko abantu bari babuze inshuti.
bakiri aho Nowela ageze Australia aragenda ajya kuri polisi abereka ibimenyetso ibintu byose baraza nyine bazana nawe bari ku kiriyo Mark ari kuvuga ijambo n'amarira menshi nyine afite agahinda ashavuye cyane bajya kubona imodoka iraparitse Nowela avuyemo abaramubwiye surprise umva Mark yisagwa nawe yaragiye gupetinga biramurenga abantu ku kiriyo bavuza induru barumirwa bwe se urazutse n'umuzimu turi kubona nyine abantu birabatangaza bwe se urazutse polisi ibiraje yambitse Mark amapingu atangira gusaba imbabazi Nowela bici n'abantu barumirwa bari ku kiriyo baramutwara bamugeza mu nkiko baramuburanisha yemera icyaha asaba n'imbabazi Mark bamukata imyaka 9 nuko inkuru y'uyu munsi igenze mwakoze kubana nanjye muri iyi nkuru na kagaruka Imana ikomeze ibarinde ciao ciao